oya awacu tiva oya wifata umunwa njyewe ndavuga waretse kuza kuri reka nzova ashyire hanze umuceri nako nawe umene unyanyagize nzovu ugomba kumenya ko ubutaka bunyerera yego wumvise imvura yaba yaguye yaba itaguye buranyerera ngira ngo itaguye hazi ivu. Where are you going? I'm going to the market. Hey, I'm going to the market. What are you eating? I'm eating banana. Go mwe wumve. Yes, reka rero tubaye ikaze bakunze batigo misho aho merereye hose tubabwire ngo uyu munsi turaje ari umuriro gusa ndi kumwe na Mishu. Oya nibera kuri ngewe. Wo gutese kandi uri mahinja. Umupete wo mu babosi. Umupete wo mu babosi. Nuzo nyuva umusoro byariye mu rugo. Umupere umufiye pe umufiye mere umupere oya. Umupere mere. Oya. Umugariso pere. Aha gariso pere. Turi kumwe na Mishu rero reka nabo banza basuhuza ubundi twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nabasuhuje aba kuri Tigo Misho. Ni Misho nyine. Tigo Mishu. Ibintu ngende bivanga se kandi. Okay, turi kumwe rero na Nzoviste. Kanye mbasuhuze. Ndasuhuza amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba. Mbasaba ngo mukomeze mukurikirane Tigo Misho. Tubashyiraho ibintu byiza bitandukanye, ibiganiro, amafilme, amakomedi. Kandi icyo muzamubona kitagenze neza mujye mukitubwira. Hanyuma Nzovuze ngo amajyaruguru n'amajyepfo. Amajyaruguru ari muri ntara. Amajyaruguru intara y'amajyaruguru nyine. Amajyaruguru ngo ari mu ntara yihe? Bavuga amajyaruguru amajyaruguru nayo ni intara. None se ntabwo amajyaruguru agizwe n'uturere tungahe? Ni twishi. Hari za Rulindo, za Musanze, nakara gace kajya ku Ruhango iri mu majyepfo ariko nawe. Okay, nuko rero twinjiye reka tubabwire ngo utarakora subscribe yikore none ahangaha ni channel nshyashya ya Tigome aratangiye uyu munsi nako muri video nk'ebyiri ziheruka. Siko bimeze? Video nk'ijana ziheruka aho. Ijana zahebu irimanganya abantu barabireba. Hanyuma rero mukore subscribe muri benshi tumushyigikire namwe tufashe uyu muhungu wacu wabyibushye kandi ari umutindi nk'abandi bose. Umupete wo mu babosi. Umupete wo mu babosi. Batuye ni dogo sase hubona ni do nyinywesha mayonnaise. Uwo mupete wo mu babosi atuye he? Ikinyinya. Ahagana he nyine karitsiye. Ubwo ashaka ko mvuga hese ikinyinya. Arabita mu kigutiya. Ayo mana ngo abantu bita mu kigutiya. Ni ikinyinya. Irahari mu byiringiro. Babyita bahita mu byiringiro. Hari mu gutiya kera ubu ni mu byiringiro. Yego. Hanyuma ratigomeye natubwira impamvu watangije icano ni kubera iki? Ni yandambe. Iyo ndambi zakugeza hese. Izangeza nyine ko ayo mafaranga nkeneye. Umuntu uvuka mu bakire gute ndibambi. Mbanze ko mwarakuze neza. Akundi bava ko umuntu yagize indambi ryari igihe yabaye nini igihe ahorose kagwa ku mugongo cyangwa igihe ari kurya ibyabanye byose. Burantekereza kwinda ibambi iyo watangiye gushaka nyine kurya ibyawe ukikubira n'utwabandi nyine utanyuzwe n'utwubona. Rero umuntu wambwiye ngo tugiye kurya ni umwe mu bastari cyane ahubwo bari mu Rwanda. Yego. Yarambwiye ati burare nanjye ngira indambi ntago mpfa kurya ibyo mbonye. Indambi se gute? Ati njyewe buriya buretse iki kintu kibonye yabyibuka kandi abimbwiye yashize imyaka buretse se abimbwiye imyaka irenze 10 byari 2011. Yego. Uri mu myaka 10 irarenga 13. Yego. Twari Musanze aho bintu bita mu Gataraga urahareba. Ndahazi. Yego arambwira ati rero na njyewe guhera icyo gihe ajya kuri social media. Icyo twari muri mashirika ahubwo. Arambwira ati muvandimwe ngira indambi. Gute se wumva nanjye nari umuhirimbiri nkiza Kigali. Nise biti ati burangi inda yangira atoranya. Sho no kwirirwe umuneke umwe bitewe n'ahantu ndi nkaza kwihangana nkarira rimwe nimugoroba kubera inda yanjye mbi. Kubera indambi. Kandi ngira menyere ko mu cyaro uvuze ngo umuntu afite indambi. Sha niwo muntu wahuranya amashuma bisi ibijumba bibisi voka zihonda honze mpaka zihiye nuko hanyuma iyo ndambi yawe ubona iyi diri winjemo nizaguhira. Byaga bikundi zamira. Ufite ikinzara kingana iki? 99% aha hanyuma se ufite no kujya ushyira ibiganiro bingahe nibura mu cyumweru? Bibiri mu cyumweru. Ubone kwa kangahe no kwa kangahe? Kuwa gatanu
no kuwa mbere, kuwa gatanu no kuwa mbere. Yego. Ninde muntu wumva utashobora kwigondera kuri cano yawe akazaza kuguha umusada? Umuntu ntabasha kwigondera. Gute se ntabwo ikibazo nyumvishe. Nyine uwo ari wese uzamuhamagara ze kuri cano cyangwa arabureba no kumva uratinyutse sinabatinyuka. Biterwa n'uburyo wamuganirije. Yego. Bivuze ngo tuzatubona abantu batandukanye kuri cano yawe. Cyane. Yego. None igitekerezo cyo kuzana Mishu kuri cano yawe wakurikiye ikintu ubwiza bw'inyuma cyangwa n'ubwiza bw'umutima? Rega Mishu n'ubusanzwe ni inshuti yanjye tu. Tubonana muri byinshi, turahorana muri make. Baze nawe uzaguhitana. Mishu murahorana? Leta abacu tiva zaguhitana. Yanyemereye n'umufite. Ese mana nyagasani uyu muntu nzova ahora avuga rero. Ni wa muntu tutajya tuvugana no kuri telefone, duhurira kuri TV. Ni umubyinnyi. Azavuga cyane wumva. Abacu tiva oya wifata umuntu njye ndavuga. Waretse kuri. Reka nzova ashyire hanze umuceri nako nawo mene. Munyanyagize nzova. Uwa muntu avuga. Indese mureke ni boss wanje nkuko uyu nguyu amukoresha urumva ariko sinzi impamvu bamu. None se ko buri gihe bavuga ngaho batunze agatoki haviki kuki nta wundi avuze se ko atavuze Manase naye dukorana ko atavuze Manibu mukorana. Twagiye kwa ikiganiro tugiye kwa ikiganiro arabanza munyuza ku ruhande. Oya Mishu sinzi akabazo ajyanye na Kanyombya ajya akubita Mishu ahita rera arize. None twe tumaze kugenda ntwaje Abacu TV therapy. None Abacu TV hamwe ngo ngomba bure ngo njye najya guhangana na Kanyombya ngo nkubitiye umukingo akubise ngo sheri wanjye. Ndamwise urajya kurwana na Kanyombya wamwihoreye tugakomeza tukigendera. Rero Tigomina nawe nushaka witonde. Nzava kubeshya. Ndetse buri wafata Abacu TV. Buretse wafata Abacu TV akamuzana Tigome bakajya muri duel hariya. Buriya yamushobora? Tigome yamuhitana ni igisore cyabaye umuntu wo mu babosi. Mbese bundi Mishu uzarebe akabwana gaturi ibagiro kagera kadagutya kagenda kagira ko nakabwana kabuze ibagiro na rimwe kaba kameze nkande. Kuvuga iki Tigo ubashaka kukubwira ngo oya kanakabwana gaturi ibagiro kararibuze burundu nzovu ubwo kaba kameze nkande ko bameze nka muntu nyine utawishwe n'inzara gusa harimo abantu urebe ukabona barishwe n'inzara reba harimo Yakamwana harimo Nyagahene abo bashanze kugenda nabajya abo Bacu TV ngo Tigome yambwiye ngo last warning kuri Mishu. Mishu kuno bagiye guhangana kandi ubwo ntabwo urazamo n'amarozi. Areka amaraso ajya hehe se? Nyine urabona Abacu TV none najya ngenda nkandagira nkumva ndakomeye ndakenya kunyamara burya batangiye kuzajya bandwanira wisha abagabo ako bura Mishu Tigo reka nkubwire urumva rata bataduteranya nimba wumvaga yerekwa waritambutsa tubwire Geoffrey Innocent okuri Abacu TV. Uti niba Mishu ufite gahunda kuri Mishu nguri Tigo nawe yatejemo ni muhangane tubibonere. Sawa singiye kubivuga cyangwa se bazahangane uzatera uretse uzakora ibirometero birebire. Ntabyo uvuga nzava ariko ngo ntabyo uvuga mbura mucere kuri hoteli Green Mucyo yarabafashe ajya kwagurira umuceri ipirawo kuri uyu na cameraman wa ninjye utagenge narabyanze nta muntu w'umugabo mwitabire hano mwitabire hano gira vuba poterana ni wese ahise muhamagaza ko ntabwo ari we niwe namubonye Jofu niwe za wagira ngo mvaga turimo kumuvuga mu kiganiro. Jofu waramutse ute umvasha wari bwagusuza ngo waramutse utavuga tanye kureba nk'icyari ibiryo by'umwana. Allo oya namumbe inkono Jofu uguze uzi ibintu byambayeho cyangwa bimbayeho wagira ngo agore neza se ko ndi kumwe na Nzovu urumva hari umuntu turi kumwe ari kumubwira ngo shango wibeshye uvuga kuri Mishu ngo Abacu ngo Geoffrey ngara nuko nunda cyabivuga nubwira umwana none uhisuma magara tukiri mu kiganiro mubwire gute tuko shaka no kumusuhuza tukiri mu kiganiro ngo barashaka kugusuhuza
Manase kuramo password dushyiraho parallel nibyo byiza. Geoffrey amakuru wahembe we wamuhirimbiri we turi mu kiganiro turi abantu bane kuri Tigo Misho. Ni umugabo ufite indamutanze imbere yazanye iby'inyuma n'ibi by'imbere buretse none nzova se yitambikamo ati wa mugabo ibintu byose uri gukora hari witwa Abacu TV show uragende neza mbone yariyeguriye Misho ibyabumenya byarageze kure niko bimeze koko ceceka okay reka mbisobanure neza sibyo uriya ugomba kumenya ko ubutaka bunyerera yego wumvise imvura yaba yaguye yabitaguye buranyerera ahantu hose haranyerera ngira ngo itaguye haza ivumbi kwanyoko se wanturiwe nuko nakijwe mba ngututse wa muserebanya we none bwanyereye kubera Mishuse cyangwa ni wabunyereje ibyo mukora byose twitonde ibyo mukora byose ndagira ngo mbifurize yuko umuntu uvuga kuri Misho mu muririmbire aheza mu ijuru umva iriho parireri Tigo mitsetse karekera ufite umusaraba hafi ayo watanze turayagusubiza dukubye kabiri. Ayo watanze ntago wumva se ayo watanze turagusubiza dukubye kabiri. Ubuse koko kabyara we wa mugabo we harya wapfendyari ngende umupeto mu babosi wapfendyari ndi umupeto mu babosi iranuka itababuye. Sasa rero umva ngweso umva kuntu bimeze wapfendyari wanjye Misho ujye umureba wirebe ayo watanze yose natikijye uyibara ukube kabiri. Mbwira Geoffrey reka twikomeze ikiganiro rata ahasigaye naha Misho umva Manase yego muvandi mbwirira imbwebwe yose imoka uyibwiye ko itazamukira mu isoko cyangwa utazamukira hafi y'isenga y'ingwe cyangwa y'intare. uremeye koko umva Jo amba ko waharetse cyangwa ngaho ugiye mvugane twikomereza ibyacu ratumva uhita umpamagara mu kanya nizo z'ikiganiro wa muceri umaze kumushyiramo ese nzovu ni mbobo yewe reka Misho rekeraho ariko rero reka tuvugishe ukuri urankunda ubwo ngubwo agukundira hise urankunda bagiye kwagukunda kuko avanye urankunda Misho ariko rero tuhitume gutandukanya urukundo n'irari. Wowe ushobora kumufitiye irari ariko inoso uburyo bivugamo urumva ko ari ukuntu kuko arimo gakundo ariko yanyweye ibikido harongeye yanyweye umuretse kuko turi ikiganiro kiza kuba kuvugira kuri phone gusa ahubwo tubwize ukuri none se koko ari kwikina we umva nkubwira ukuntu ateye rero no muntu urumva ntago njya amenya nimba nkunda niba atanankunda ibimenyetso nyine njyewe nkunda urumva nkunda umuntu umakeya unyitaho upaying attention uya reka nkubwire wabona hamagaye wowe narugeze ngo ni wowe izo niwe guhamagaye ugiye kumwitabaza amubwira amasegonda 2 nari ndi mu kiganiro ariko saa 3 n'igice ndabangeze ku runana Karame ubu noneho ninjye ugiye kuyobora kino kiganiro mu presenter ubundi reka mbabwire umwese nkaba ari njye umunyamakuru hano. Okay Misho nanjye njye nyiri kubaza ubu rero munshimya hanjyaga
ubu ntabwo uri bubyemere ko nanjye urakimbaza nta kibazo ndi kwibaza ratamishu Innocent ndabizi atanga keya kanagira n'urukundo ni umugabo nyine w'umusirimu niwo ngo Geoffrey niwe nyiri channel ko Abacu TV sibyo noneho avuga icyongereza cyinshi mu gihe Tigo n'igiswahili nta cyazi muzahangana mute icyongereza ndakize hi how do you do I'm feel okay where are you going I'm going to the market I'm going to the market what are you eating I'm eating banana gomwe wumve okay Nzovu avuze ngo iki mu cyongereza avuze icyongereza aravuga ngo ngewe ngo Abacu TV ngo nta kintu azandusha ngo cyo kora ngo mishunge naza mutungisha umuneke banana ngo ni banana ntuza hari Abacu TV we agura ipira abantu bita kuri hotel Great Hotel mu Kiyovu ariko umuce mwana umaze buriya cyangwa nawe upfunyitse ukunda umuceri ntabwo ibyo bintu mbizi njye nta nubwo arangurira n'uwo muceri nimba yaramujyanye akamugurira yabijyanye okay noneho rero mishuka nkwereke ikiganiro cyacu reka dusa n'abasubikiye ahangaha Nzovu banza wumve reka dusa n'abasubikiye ahangaha ako tubabwira ngo ibyacu nakagaruka tugomye abafana bari bagusaba ko baye ikiganiro birenze bibiri mu cyumweru uzabishobora nzabishobora cyane aha bisaba ikofi kandi wajuje kandi ikofi hano irimo niyo yabiri mu buso ufite ikofi nta kibazo kuryo bishobotse ngo ikiganiro cya kabiri tugikore turi gusoma agafanta bagasoma banywa amazi bakayanywa wabishobora nta kibazo rwose aha ubwo rero bakore subscribe ari benshi basharinge batange comment n'ibintu dusaba ibiganiro birenze kimwe cyangwa bibiri nubwo tuzabibaha yego njye nabibonye ino channel ifite amavuta ya danje ifite amavuta ubu tugiye kuhatwika hashye hakongoke iyi niyo channel igiye kuba iya mbere mu Rwanda do namwe mufite amataci mujye mushenga mu ikiganiro n'igisohoka mugerageze ababwire mujye ibintu mukora murakoze cyane rero yari Hunze Rwanda Leonard Apotre Manase Unity Go Misho nabo turi kumwe mwakoze cyane nuzenda kwitiranwa nanjye Tigo Mishu Tigo Mishu